iri urusige abapasiteri birirwa basengera abagore bakabakaba mu bitsina, abagabo bakabakaba abagore mu bitsina, abapasiteri babahanuzi bigize kabutindi birirwa bese kukaba. Ijuru ntago ari ryabo, ntago ijuru ari ry'inkozi z'ibibi. Icyo Yesu agusha akaho ni ukukubwira ngo we pasiteri wibandi uhereye noneho ucyumva ino message ihane. Bwira abakristo babutinira abayisikurutse n'ababeshya, ariko noneho tugiye kugera mu nzira nzima. Bapasiteri mwigisha abakristo banyu gukora iby'imigisha mwagiye mubabeshya ngo no kwa Yesu kuntu binagana nta bihari mwana babeshya. Kugira ngo umuntu agire ubukire agire ku rwego agiraho ni ugukora. Nta nzizava mu kirere ngo yikubite imbere umuntu biramubwira abantu ngo bizere bafate ku bipangu by'abantu ngo batekereze inzu bazabamo ngo ayikurure mu kwizera. We wayikurure mu kwizera waza gikurura amaturo mu kwizera. Ibyo bya 10 baba mwazanye mubikura mu kwizera. Niba ubwira umuntu ngo nakurura inzu azabamo mu kwizera ngo abyizerere, wowe wafashe amaturo bagomba kugutura. Icyo cya 10 wirigurira ngo baguhe nawe gikurure mu kwizera, nawe gikurure mu kwizera. Ganyaganya nimba umukristo mubwira ngo nakurura ibintu mu kwizera, nawe amaturo n'ibyo bya 10 nayo mashimwe nayo mahene mwirirwa muvuga ngo babahe nizo nkoko n'ibyo za Range Rover n'izo modoka, nawe zikurure mu kwizera. Mwese mukurure mu kwizera. Kigaragaza ko mubabeshya rero. Muravugira ngo mwebwe ibyo abakristo bashaka babikurure mu kwizera, mwebwe mwarangiza mukababwira ngo babagurire imodoka mutunze mwa pasiteri. Mwe ntago mwaziguriwe n'abakristo, mubabeshye mubabwiye ngo ibyabo babikurure mu kwizera, mwebwe bakabagurira amamodoka. Kuki izo modoka mwebwe utazikure mu kwizera? Mwagabanyije amanyanga, mwagabanyije ubwesukoro. Yego ribu yabigiyemo na leta irimo kubizamo, ariko ndabizi ko ubunyanga mufite na tekinike z'ubusambo mufite ntago babafata. Hari benshi n'ubundi bari busigare, hari benshi n'ubundi bakomeza bayobya intama, bayobya abantu benshi batandukanye. Ariko nubwo mwakwepa ribu mugakwepa leta kubera amanyanga yanyu, Imana ntago muzayikwepa. Ibi kintu cyakagombye guca impaka. Iyo bibeshoboka ko leta yashiraho ikavuga ngo nibuze abasenga mwitwa ko musenga, mukaba muvuga ko Imana ishoboye byose, kandi Imana kandi ngenda bizi ko Imana yihagije, idatira, idatizwa kandi idatizwa n'amaboko. Bakavuga ati amafaranga yose aya mwirwa mu rusengero, kuko usanga muri no minsi amatangazo yose musige mutinda ku matangazo y'amafaranga, aho bigeze ku rwego amatangazo atangwa mbere y'ijambo. Ariko mugeze habi, amatangazo agatangwa mbere no kumva ijambo ry'Imana, kandi ayo matangazo focus aho ruzingiye. Ni gute mujye gusengera abantu mugasengera abantu mukajya kubafata mu bitsina? Ariko abagore nabo nabanyabibazo. Nigeze kubona ka video mu minsi ishize, mbona umugore wiyanditse ku ibere yandika izina rya pasiteri we. Umugabo abibonye aramwirukana, aravuga ati ngiye ntago nabana nawe, sango uwo pasiteri bagiye kwiyandikaho ku ibere. Yandika izina ry'uwo mupasiteri ku ibere rye. Umugabo aramuta. Uwo mugore ajya kubwira pasiteri ati pasiteri ndagukunda dore nakwiyanditseho, ati byatumye n'umugabo wanjye anta kubera izina nanditseho. Ariko mbona igipasiteri kirasetse kirashinyitse n'umugore, abantu barakoma bakoma amashyi. Deje umupasiteri asenya urugo rw'umuntu. Abantu benshi abamama benshi barimo kujya gusenga, ugasanga barutishije abagabo babo abapasiteri babayobora. Byari bikwiriye se? Pasiteri ko afite umugore azabarongora muri bangahe? Nese kumukunda bivuze kumwiyandikaho? Urumukunda ukamwiyandikaho ku buryo bigera urwego gusenya n'urugo rwawe ngo nuko ari pasiteri? Pasiteri si umuntu nkawe. Pasiteri hari icyo kurusha imbere y'Imana. Mwese muri bamwe. Iyo titire yawe cyangwa uwo mwanya wawe hari benshi babyiha kubera ububandi. Hari n'umuntu ashobora kuba akitoranyamo yego umushumba, ariko kugira ngo ube umushumba wemerwa n'Imana no gukora ibyo Imana ishaka, ubereyeho kugira ngo usenye ingo z'abantu. Hari undi nabonye amena amaturo kugira ngo ugire platform nini abantu bakureba bagukunda ba diaspora. Birasaba ngo wigishe inyigisho z'akarimi karyohereye kugira ngo bagire ibyo baguha, kugira ngo ubona buhanurira umukozi w'Imana turagukunda turakwemera. Nuko udakora ku byaha by'abantu. Reba noneho abangaba batarimo gukora ku byaha by'abantu, reba ibyo barimo kubagiga. Reba kuntu barimo kwiyambika uruhu rw'intama bakabajya utwanya. Reba kuntu barimo kwiyambika uruhu rw'intama bakabajya utwanya. Mukabyemera, nyuma mukarira mu myotsi nk'amakame, barimo kubabwira ko nimuha amafaranga babasengera mu gakira. Abandi ati Imana irimo kurira n'icya 10 n'amaturo agahinda kayije. Imana iragiga igihe cya 10 y'amaturo. Twabwije abantu kuri tukavuga ati nyamuna ninda zacu, ibyo turimo gukora ninda zacu, nta byagakiza ni business nkuko nawe wajya gucuruza amakara. Ibi bintu nta gakiza karimo, abantu bamaje guta umurongo, ibintu byamaje kwivanga.
nyakubahwa perezida wa repubulika niko iyo yavuze ati nimba ushaka kuba umunyapolitike bitandukanye n'ibintu byo kuza mu bintu by'Imana. Niba dushobora kumbwira kuki abantu bameshe kamwe ko ayo mwatwaye ubundi mwari mwahaga. Ibi bintu rero aya matura arimo umuvumo, abapasiteri barimo kurira, abashumba barimo kurira, amafaranga y'imfubyi, amafaranga y'abakecuru, amafaranga y'abapfakazi arimo kugenda abagaruka babereye nk'inyatsi. Nta kintu bageraho, birirwa barira nta ugaragaza ko ari icyo yabonye ari iterambere yagezeho, no, birirwa barira. Nayo babonye, iyo bayabonye bayashwaniramo bakarwaniramo. Mbese ni nka bya bisambo bijya kwiba bihuje umugambi bikaniba, ariko kugabana bikaba ikibazo. Ni ukuvuga umugisha w'Imana ukugeraho ariko uvuye mu biganza byawe. Rero iyo abapasiteri bagira ngo babibe, ni ukubwira ngo zana ituro y'uko ugiye kubona akazi, ushime ko ubonye akazi, ukamuha ituro, ukihingamo amafaranga ngo ugiye kubona akazi keza, ukamuha amafaranga wikuyeho, cyo kikagita kiyafata kikagenda kikajya kuyagura ibyo gishaka, wowe ugasigara wayura ngo utegereje ngo mu birere ngo Imana izaguha umugisha. No, abapasiteri batwigishije nabi, batwumvisha yuko hari imigisha no kwa Yesu hari ibintu binagana bitugomba guhabwa. Ntibatwigisha gukora. Umugisha wawe, imodoka, inzu ntabwo bizava mu kirenge ngo byikubite imbere yawe. Nubwo esikoro baba beje gusanga imigisha ngiraje ngiramano. No, nugukora, udakora ntakajye. Nudakora ngo ubishakishe ngo ubiricyuye, ntibishoboka. Imana yabibwiye Adamu, iramubwira ngo Adamu, gututubikana ko mu maso yawe niho hazaguhesha umutsima. Ibindi bakubwira, ibindi nukukubeshya. Nudakora ntacyo uzageraho. Nkeka ko abashinwa badasenga nkuko mwebwe musenga. Bo aho kugira ngo amaturo babaha niyo birirwa baguramo amazu, yarangiza akaza agashima ngo Imana mugiriye neza, wowe ukirirwa wayura wasamye byaragucanze kandi barabiguze mu yawe. Ngo baragusengera baguhesha umugisha. Ese ugusengera baguhesha umugisha warawufite? Yabanje akawiheraho. Ni gute umuntu abesikoroka akabagira injiji muri abantu bizi? Ngo urabasengera indwara zive ku bitaro hayobewe. Suko Yesu adakiza indwara, suko Yesu adatabara. Ariko se bibi ikiguzi, byabaye ikiguzi. Nimba watanze amafaranga kugira ngo bagusengere ukire, urimo kumva ibyo bintu Yesu abirimo? Abantu baragiye bagura imbaraga za nyabingi, bagura imbaraga z'abakonikoni, bagura imbaraga z'abapfumu. Nabaraguzi nk'abandi, nk'abakonikoni bo muri Egiputa. Mose yazanye inkoni nabo bakora izabo. Akoze ibikeri bakora ibikeri, babikoresha ubukonikoni n'ubupfumu. Ibi bintu by'ubupfumu n'ubukonikoni, kubera ko umuntu ataza avuga ngo nyabingi ngo ryangombe bamukurikire, ni ngombwa ngo bakoreshe ibyo bintu, ariko nibarangiza barenze izina rya Yesu. Turi muri demokarasi. Yesu yazanye ikintu kimeze nk'ari demokarasi, kiri cy'inyorosho, ikintu cyo kudahaniraho. Yesu iyo biba bimeze nka cya gihe cyo ku bwa Mose, Imana isa nk'igikoresha dictature, umuntu ijisho rihorerwa irindi. Hagapfuye abapasiteri benshi, bose ubu nkakagombye kuba mwarabakinguye aba pasiteri, izi nkozi z'ibibi zirwa zibeshya mu nsengero. Njyewe ntawe ntinye kuvuga umupasiteri, kuvuga icyo nashobora komeshoninga nuko ibi bisambo by'abapasiteri nabyo nkeneye yuko nabyo byakizwa bikajya mu ijuru byakwihana. Ntabwo Yesu yaje kugira ngo ajyana abakiranutsi gusa, ahubwo yaje kugira ngo n'abanyabyaha, izo nkozi z'ibibi, abasambanya, abajura, abo ngabo, abo barwayi nibo Yesu ashaka. Rero ubu ngubu haracyariho ubuntu, ubu haracyariho imbabazi, ubu haracyariho gutabarwa. Yesu aracyateze ibiganza kugira ngo ibi bisambo byose ntawe Yesu ashaka kugira ngo atakaze. Yesu arimo kubabaza, nupfu uzaba wizize ariko njye nzaba nakuburiye. Cyane cyane ko njyewe ntawe ndimo kwigoragoraho, ntawe ndimo kugira icyo naka. Mbivuze gutyo ntimwiyumve ko wenda ari nko kwiyemera. Nimba uvuze ngo ntawe nigoragoraho, ntawe mfite icyo saba. Kabiri, nta dini ngiye nshobora gushinga, kubera ko ano madini, kuvuga ngo ushinze amadini cyangwa ugiye mu byo madini, ni ukuri, ni ubuturi, ubu ni ubwesikoro. Abantu bose bashinze amadini ni inuri, ni abesikoro, nta bupasiteri bubarimo, ni abanyabyaha rutiri, nta n'ijuru bazabona. Kubera ko ibyo bashingira papa si ituma bashinga amadini, ntago ari impuhwe zo kugira ngo batware ubugingo bw'abantu ku Mana. Ahubwo papa si aba n'ubucuruzi nk'ubundi, ni nkuko nashinga nk'iduka. Rero njye sinshobora gushinga iduka, nzacuruza ibyo ncuruza, aho kugira ngo nzacuruza ubugingo bw'abantu, mbibi byabo kandi simbajyane no mu ijuru.
ugize kugira ngo umuntu bamutware amaturo ye ntanazabone n'ijuru, wanze kumubwiza ukuri. Ngiye nasanze ikibazo atari abakristo. Aba bakristo babonye inyigisho nzima bakabwirwa inyigisho zihwanye nuko Imana ishaka, bakabwiza abantu ukuri. Aba bakristo bahinduka, n'ukuri bahinduka. Ariko haje bigisha benshi b'ibinyoma babatubuzi, borohereza abantu ntibabwize ukuri, ntibakandike ibyimba bita icyaha ngo bakimene, ahubwo bakorosa bagasigiriza. Impamvu basigiriza ni ukugira ngo bagutware ibyabo. Ntabwo umuntu azabwira umusambanyi ko nuca inyuma y'umugore we cyangwa uca inyuma y'umugabo we atazabona Imana. Inyigisho rero ntabwo benshi bazigisha kubera nyine icyo kibazo cy'inda. Abapasiteri, bavuga butumwa, abahanuzi, insengero nyinshi zitandukanye, muzi ko amagambo arimo ari ay'ibitangaza, ugifashe viza, uzamutse mu ntera, ari naho babibira bakabatwara utwanyu, bakabaha imigisha nabo ubwabo badafite, bakababwira ko ibyo mutunze mwese mwebwe ubwanyu ari imivumo. Ari handi bavuga ati muzane mu mivumo yanyu, kumbi n'amafaranga murimo kubaha ngo niyo mivumo, bo bakabaha imigisha y'icyuka, bakabwira ngo mugende Imana izabaha umugisha. Muri make mwebwe mubahaye bifatika, mubahaye amaturo yanyu, mubahaye ibyacumi byanyu, bagiye baguza amarange rover, baguza amajipe, bajyanye abana babo kwiga mu bigo bikomeye, mwebwe mugasigara mwayura mutegereje umugisha udafatika. Mwebwe mubahaye bifatika, bo babahaye umuyaga ndetse n'umwuka. Bana babwira ngo Imana ngira babaye ngagahinda karayishe, ngo ubwo mutarimo gutanga ibyacumi n'amaturo, cyane cyane ko muri no minsi ubu ngubu usanga umukristo mwiza arutanga icyacumi n'amaturo, arutanga ibyo abapasiteri bashaka, niwe ugaragara nk'umukristo mwiza. Ariko ntibakibona umusambanyi, umuhehesi, umujura, ntibakita kuri babakene zavubye ndetse bapfakaza. Niyo mpamvu abapasiteri muri no minsi bafitanye urubanza n'Imana. Ni ikintu gikomeye no kugira ngo bazabane ijuru. Nkeka ko 90% by'abapasiteri Yesu aje nona nta juru babona. Bigisha ijambo ry'Imana ryanyayo ukorere, ariko Bibiliya iri clear kandi irabisobanura byose. Rero usanga abantu baramajije kuba paralize mu by'Imana, baracanganyikiwe, bacanganyikijwe n'abapasiteri ndetse n'abavuga butumwa, abahanuzi batandukanye, kubera inda n'indamu. Bararebye barasanga niba babwiza ukuri amaronko n'amaramuko babashakaho ntago bazayabona. Niyo mpamvu babigisha inyigisho zidahwanye n'ukuri, bakabajya utwanyu kandi bakaboreka inzira igana ikuzimu. Twashinze rero inoca no kugira ngo tubashe guhugura abantu, tubashe kubwira abantu ijambo ry'Imana mu by'ukuri, tutagambira ubucuruzi, tutagambire kugira ngo wenda tubona ama-views mu rwego rw'ubucuruzi. Ari nayo mpamvu wenda mu mazi iminsi mutatubona tutari kuri cano. Hari igihe umuntu aba afite akazi kenshi ariko akavuga ati ari igihe nzongera mbiho umwanya ngaruka. Rero ino cano ntago ariho dukura ibyo kurya, hari ahandi Imana yadufunguriye inzira. Tugomba kubona amafunguro ya buri munsi, cyangwa tugomba kubona ikidutunze. Turamutse dufokasinze kuri cano, ntago twababwiza ukuri nkuko bikwiriye. Kubera iki? Kubera ko twaba tubigoragoraho tugira ngo twishakire igikundiro, tugira ngo twishakire yuko mutwemera mudukunda, niturangiza tuzaze dushyiraho mobile money, tuvuga ati nyamuna muzajye mushyira kuri ka mobile money muturemere. Ariko kubwo kwanga guhemukira Imana no kuvuga ibidakwiye, kubera ko tugomba kwigisha ibihwanye n'amarari yanyu, cyangwa tukababwira ibitari ukuri, kugira ngo akarimi kacu kabe korohereye ndetse kabe karyoshye, kugira ngo karyohere ukumva none muvuga ati mukozi w'Imana turamukunda, mukozi w'Imana turamukunda. Impamvu mumukunda ni ukubera ko arimo kubigisha cyangwa babwira ibihwanye n'amarari yanyu, ariko bidahwanye n'ukuri ku ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu rero twebwe twiyemeje kubabwiza ukuri, kubera ko ntacyo turimo kubasaba. Icyo turimo kubasaba ni ukugira ngo ubugingo bwanyu, icyo dushaka kuri mwebwe ni ukugira ngo ubugingo bwanyu buhembukire imbere y'Uwiteka, kuko imbabazi z'Uwiteka ziracyategereje buri muntu wese ukora ibyaha kugira ngo ahinduke. Icyo tugambire nta kindi, ni ukugira ngo ibyaha byawe, wowe ukora ibyaha, wowe ukora amabi, wowe urushye, wowe uremerewe, wowe utazi imbaraga z'Imana no gukora kw'Imana, ubashe kumenya Imana bya nyabyo, umenye ngo Imana ishaka iki, igushakaho iki, kugira ngo nibuze ukiri mu isi utegure iherezo ryawe. Izi nyigisho rero ntabwo benshi bazigisha
kubera nyine icyo kibazo cy'inda. Abapasiteri, bavuga butumwa, abahanuzi, insengero nyinshi zitandukanye, muzi ko amagambo arimo ari ay'ibitangaza, ugifashe viza, uzamutse mu ntera, ari naho babibira bakabatwara utwanyu, bakabaha imigisha nabo ubwabo badafite, bakababwira ko ibyo mutunze mwese mwebwe ubwanyu ari imivumo. Ari handi bavuga ati muzane mu mivumo yanyu, kumbi n'amafaranga murimo kubaha ngo niyo mivumo, bo bakabaha imigisha y'icyuka, bakabwira ngo mugende Imana izabaha umugisha. Muri make mwebwe mubahaye bifatika, mubahaye amaturo yanyu, mubahaye ibya cumi byanyu, bagiye baguza amarangerova, baguza amajipe, bajyanye abana babo kwiga mu bigo bikomeye, mwebwe mugasigara mwayura mutegereje umugisha udafatika. Mwebwe mubahaye bifatika, bo babahaye umuyaga ndetse n'umwuka, banababwira ngo Imana ngira babaye ngagahinda karayishe, ngo ubwo mutarimo gutanga ibya cumi n'amaturo. Cyane cyane ko muri no minsi ubu ngubu usanga umukristo mwiza arutanga icya cumi n'amaturo, arutanga ibyo abapasiteri bashaka, niwe ugaragara nk'umukristo mwiza. Ariko ntibakibona umusambanyi, umuhehesi, umujura, ntibakita kuri babakene, zavubye ndetse bapfakazi. Niyo mpamvu abapasiteri muri no minsi bafitanye urubanza n'Imana. Ni ikintu gikomeye, no kugira ngo bazaba n'ijuru. Nkeka ko 90% by'abapasiteri Yesu aje nona nta juru babona. Rero icyo nshaka ntago ari kugira ngo mbaremereho ibitaka, ndimo no kugira ngo n'abo bapasiteri b'ibisambo, abo ngabo bazanye ubuturi mu by'Imana, bavuga ibidakwiriye, batweduye ibifu byabo kugira ngo bayobye intama, ndimo kugira ngo nabo mbageze kuri Kristo, ndimo kugira ngo nabo bihane, bisubireho kuko bagoretse ubutumwa. Ubutumwa bwacu, ubutumwa bukwiriye kuvuga muri no minsi, ibyaha bikabije kuba byinshi. Ibyaha bikamije kuba byinshi, byari bikwiriye kugira ngo twigishe abantu kugaruka k'Umwami Yesu Kristo, kuko ibimenyetso by'imeruka no kugaruka kwa Kristo biragaragara kandi byaregereje. Muri no minsi usanga intebe y'ubutinganyi yaramajije gutagatifuzwa. Wajya mu gipadiri, mu bakatolika, usanga nta muntu urimo kubyamagana, abafite ijwi riremereye cyangwa rikomeye, abafite ibyubahiro bitandukanye, kugira ngo nibuza bamagane kino kintu. Ntago babikora, ari abapolitisiye basanzwe, ibyo bintu ntibabikora ngo bahagarare banamize icyo kintu, ndetse niba ngombwa nabo babikora akabazo bafite nimba ari ibintu baba bafite babanyweye bituma bashobora kuzana ibintu by'ubutinganyi, babakumire. Ibyo bintu ntibabikora, ariko ni ikintu gikomeye gishobora kuzanira twebwe abanyarwanda umuvumo, igihugu umuvumo, ndetse n'isi umuvumo, kubera ko Imana ijya kurimbura Sodomo na Gomora, ikintu gikomeye yabajijije. Barasambanaga, ariko barangije biyongeza n'ikintu bita ubutinganyi. Uko gutingana kwabo rero gutuma Imana none irushaho gufata umujinya wo kurimbura Sodomo na Gomora, yajugunya umuriro. Ntimukabona ibyorezo biza mu gihugu, ntimukabona ibintu, intambara zitandukanye zidatuza, n'ibyaha abantu baba barakoze. Nibi bintu bizana umuvumo, n'ubu butinganyi, n'ubu bwesikoro bw'abapasiteri, n'aba bantu bakora ibihabanye n'iby'Imana ishaka, cyokoze bakabitwerera Imana ndetse na Bibiliya. Birirwa bashushanya abantu, babazanira amazi ngo aturutse za Isiraheli ngo mugotomere, kandi ndakura bwiza ukuri ko hari igihe baba batanavuye no mu gihugu, ari Kivu babahaye ngo munywe, babwira ngo mugere mujugunye mu maduka yanyu ngo muracuruza. Ndababwira bene data, ndababwira nibwira, umugisha uva ku Uwiteka, kandi Imana iraguha ntimugura. Imana iraguha nimugura, si ngombwa ngo bagusengere ariko ari cyo watanze. Nimba babwiye umuntu ngo vote tugusengere, bakamubwira ati zana amafaranga kugira ngo tugusengere, bakakwaka 2 miliyoni, tubarenda ko uzifite uzazitanga bagusengere, ariko si utayafite wazapfa. Nimba yararwaye indwara agiye gupfa azapfa. Nicyo kintu kigomba kubagaragariza rero ko harimo ubwesikoro, ndetse ibintu by'amadini byabaye ubucuruzi. Nkaba nabatangariza ko mu madini hafi 90% nta dini dugifite, ahubwo ni indiri ibisambo n'inkozi z'ibibi zakozaga koperative kugira ngo zibe abantu, zibibi byabo ndetse n'ubugingo, kuko nta juru inyigisho batwigisha zizatugiramo. Yesu yabwiye intumwa ze, arazibwira ngo icyo bose bazabamenyeraho nuko mukundana. Nimukundana nibwo abantu bazamenya ko munabigisha abanjye. Yesu akimara kugenda, abigishwa bakimara kuzura umwuka wera, ngo bajyaga basangira ibyabo byose, ngo nta numwe muri bo wagiraga icyo akena, ngo ahubwo uwo baga afite icyo akenye mugenzi we arakimuzaniraga bagasangira. Kandi ngo bajyaga bagurisha ibyabo bakabishyira hariya bagasangira, ngo bari bahuje kandi bari bafite urukundo. Ikigaragariza ko abantu bakundana cyangwa bari kumwe n'Imana ari abigishwa ba Kristo ni urukundo. Nimba ubona abantu bari mu idini birirwa baryana, basekurana, bavuga
baserezanya ari intambara, bara ntago ari abigishwa ba Kristo, ahubwo twamaje kwinjirirwa n'intama z'uruhu, ariko imbere ni amasega agihana, ni abagome, ni abafarisayo. Abapasiteri birirwa babakanga ku manywa na nijoro, mwari mukwiye guhumuka namwe ubwanyu mukisengera ikintu cyatuma Imana ikumenya cyangwa ikumva amasengesho yawe, ko nta sengesho ry'umunyabyaha, isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Uwiteka. Iyo wihanye nta kintu wiyegiriza imbere y'Imana, ni ukuri ubu uri uvuga rikijyana imbere y'Uwiteka. Nta muntu ubu umuntu akavuga ngo ni apotre ngo ni bishop, uriye ntacyo avuze imbere y'Imana, mwese murangana. Cyo koza ari amatitire bayiha kugira ngo babashe kubacucura ibyanyu, akiremereza akakwereka yuko mutari muri level imwe, ntaho muhuriye, kugira ngo bashe gucucura ibyawe. Kuko nakubwira ko ari umuntu simple nkawe, ntago azabasha kukwiba ibyawe. Niyo mpamvu rero umuntu yita apotre, undi akita reverend, undi ati pastor, bakimikana. Kana nagakundi k'ibisambo bakimikana kugira ngo bashe kubiba. Abazima bariho ariko n'abapfu bariho. Umupfu cyangwa umuzimu uzamubwirwa n'iki? Uzamubwirwa n'inyigisho yigisha. Icyo bose bazabamenyera ko muri abigishwa banjye nuko mukundana, nuko mukora imirimo y'urukundo ikwiriye abakristo. Ibintu byarivanze, usanga umuntu yitirira Imana, yitira iby'Imana kandi ari bandi. Hano mu Migani ibice byabo 5 umurongo waho wa 10 wa 21, reka dusome na 21 tugeze kuri 23. Haravuga ngo kuko imigendere y'umuntu iri imbere y'amaso y'Uwiteka, kandi niwe umenya imigenzereze ye. Umunyabyaha azafatwa no gukiranirwa kwe. Aho kandi ngire ngo murakumva. Kandi azakomezwa n'ingo y'icyaha cye. Umunyabyaha azafatwa no gukiranirwa kwe, kandi azakomezwa n'ingo y'icyaha cye. Azapfa azize ko yanze kwigishwa, kandi ubupfapfa bwe bwinshi buzamutera kuyoba. Ubupfapfa bwe bwinshi, nuko azapfa azize kutigishwa, ko yanze kwigishwa. Nuko hano turimo kubigisha, nupfu uzaba wizize, ariko ngiye nzaba nakuburiye. Cyane cyane ko ngiwe ntawe ndimo kwigoragoraho, ntawe ndimo kugira icyo naka. Mbivuze gutyo ntimwiyumve ko wenda ari nko kwemera. Nimbuvuze ngo ntawe nigoragoraho, ntawe mfite icyo saba. Kabiri, nta dini ngiye nshobora gushinga, kubera ko ano madini kuvuga ngo ushinze amadini cyangwa ugiye mu byo madini, ni ukuri, ni ubuturi, ubu ni ubwesikoro. Abantu bose bashinze amadini ni inuri, ni abesikoro, nta bupasiteri bubarimo, ni abanyabyaha rutiri, nta n'ijuru bazabona. Kubera ko ibyo bashingira papa si ituma bashinga amadini, ntago ari impuhwe zo kugira ngo batware ubugingo bw'abantu ku Mana. Ahubwo papa si aba n'ubucuruzi nk'ubundi, ni nkuko nashinga nk'iduka. Rero njye sinshobora gushinga iduka, nzacuruza ibyo ncuruza aho kugira ngo nzacuruza ubugingo bw'abantu, mbibi byabo kandi simbajyane no mu ijuru. Ugize kugira ngo umuntu mutwara amaturo ye ntanazabone n'ijuru, wanze kumubwiza ukuri. Ngiye nasanze ikibazo atari abakristo. Aba bakristo babonye inyigisho nzima, bakabwirwa inyigisho zihwanye nuko Imana ishaka, bakabwiza abantu ukuri. Aba bakristo bahinduka, ni ukuri bahinduka. Ariko haje abigisha benshi b'ibinyoma, babatubuzi, borohereza abantu ntibabwize ukuri, ntibakandike ibyimba bita icyaha ngo bakimene, ahubwo bakorosa, bagasigiriza. Impamvu basigiriza ni ukugira ngo bagutware ibyabo. Ntabwo umuntu azabwira umusambanyi ko nuca inyuma y'umugore we cyangwa uca inyuma y'umugabo we atazabona Imana. Yamuhaye 10 cya miliyoni 10 ngo yongere kukimuha. Rero azabona irari ryawe n'ibyo ugambiriye, narangiza korohereza kubwira ko ntacyo bitwaye. Yesu yarangije byose. Koko se Yesu yarangije byose? Jambo ry'Imana yarambwiye ngo nimuyobe, Imana ntinegura izuri, icyo umuntu yabibye nicyo azasarura. Ubu kuri tubabwira ntago mwakumva, ariko murakwiriye kugira ngo mukumve. Imigisha birirwa bapfunyikisha nabo batayifite. Amaturo mubaha niyo birirwa baguramo amarangerova, amaturo babaha niyo birirwa baguramo amazu. Yarangiza akaza agashima ngo Imana mugiriye neza, wowe ukirirwa wayura wasamye, byaragucanze kandi barabiguze mu yawe, ngo baragusengera baguhesha umugisha. Ese ugusengera baguhesha umugisha warawufite? Yabanje akawiheraho. Ni gute umuntu abesikoroka akabagira injiji muri abantu bizi, ngo urabasengera indwara zive ku bitaro hayobewe? Si uko Yesu adakiza indwara, si uko Yesu adatabara,
ariko se bibi ikiguzi, byabaye ikiguzi. Nimba watanze amafaranga kugira ngo bagusengere ukire, urimo kumva ibyo bintu Yesu abirimo? Abantu baragiye bagura imbaraga za nyabingi, bagura imbaraga z'abakonikoni, bagura imbaraga z'abapfumu. Nabaraguzi nk'abandi, nk'abakonikoni bo muri Egiputa. Mose yazanye inkoni, nabo bakora izabo. Akoze ibikeri bakora ibikeri, babikoresha ubukonikoni n'ubupfumu. Ibi bintu by'ubupfumu n'ubukonikoni, kubera ko umuntu ataza avuga ngo nyabingi ngo ryangombe bamukurikire, ni ngombwa ngo bakoreshe ibyo bintu, ariko nibarangiza barenze izina rya Yesu. Turi muri demokarasi. Yesu yazanye ikintu kimeze nk'ari demokarasi, kiri cy'inyorosho, ikintu cyo kudahaniraho. Yesu iyo biba bimeze nka cya gihe cyo ku bwa Mose, Imana isa nk'igikoresha dictature, umuntu ijisho rihorerwa irindi, hagapfuye abapasiteri benshi, bose ubu nkakagombye kuba mwarabakinguye aba pasiteri, izi nkozi z'ibibi zirwa zibeshya mu nsengero. Njyewe ntawe ntinya kuvuga umupasiteri, kuvuga icyo nashobora komeshoninga nuko ibi bisambo by'abapasiteri nabyo nkeneye yuko nabyo byakizwa bikajya mu ijuru, byakwihana. Ntabwo Yesu yaje kugira ngo ajyana abakiranutsi gusa, ahubwo yaje kugira ngo n'abanyabyaha, izo nkozi z'ibibi, abasambanya, abajura, abo ngabo, abo barwayi nibo Yesu ashaka. Rero ubu ngubu haracyariho ubuntu, ubu haracyariho imbabazi, ubu haracyariho gutabarwa. Yesu aracyateze ibiganza kugira ngo ibi bisambo byose ntawe Yesu ashaka kugira ngo atakaze. Yesu arimo kubabazwa n'izo nkozi z'ibibi, n'ibyo bisambo, n'abantu bamubekera bakibisha izina rye. Suko Yesu adakora, suko imbaraga z'Imana zidakora. Twebwe turi abagabo bo guhamya iby'Imana yakoze n'imirimo n'ibitangaza. Aho Imana ikura umuntu kuyivu umutindi. Ntabwo mujye mwajyaga mwumvaga ko rasikavuga ngo urantangaza Yesu, we urantangaza. Kuri umuntu muri pubere ukamuhindura, ukamukarabya, ukamusiga, ukanamwambika. Ni ukuvuga Yesu ajya kuri umuntu ahantu muri pubere, akamukarabya, akamusiga, akanamwambika pe, akabyikorera ku giti cye. Ntabwo Imana igira ngo kugira ngo igire ikintu ikora ibasha kugira ngo itire abana amaboko. Yibikora nk'Imana. Turi abagabo bo kubihamya, turi abagabo bo guhamya iyo mirimo n'ibitangaza bya Yesu. Turi abagabo bo guhamya ineza ya Kristo n'imbabazi ze, yatubabariye ibyaha, ariko anatugirira neza mu buryo bufatika. Ariko kugira ngo muri ubwo buryo bufatika, imigisha yawe iri mu biganza byawe. Icyo uzakora cyose nicyo kizakubera umugisha mu gihe nta cyaha ufite. Ijambo ry'Imana mu Gutegeka kwa 2 ibice byaho 28 uhere ku murongo wa mbere, haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana, ugakurikiza amategeko n'amateka ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana izaguha umugisha, izagusumbisha amahanga yose, kororoka kw'imikumbi yawe, izahira ibyigerageza gukora, ibitenga byawe byibuvugiramo, inka zawe mu mudugudu, izakugira umutwe, izakugira umurizo, izagushyira hejuru, izagushyira hasi, izakuzamura, uzaguriza amahanga. Nukuva umugisha w'Imana ukugeraho, ariko uvuye mu biganza byawe. Rero iyo abapasiteri bagira ngo babibe, ni ukubwira ngo zana ituro y'uko ugiye kubona akazi, ushime kubonye akazi, ukamuha ituro, ukihingamo amafaranga, ngo ugiye kubona akazi keza, ukamuha amafaranga wikuyeho, cyo kikagita kiyafata kikagenda kikajya kuyagura ibyo gishaka, wowe ugasigara wayura ngo utegereje ngo mu birere ngo Imana izaguha umugisha. No, abapasiteri batwigishije nabi, batwumvisha yuko hari imigisha no kwa Yesu hari ibintu binagana bitugomba guhabwa. Ntibatwigisha gukora. Umugisha wawe, imodoka, inzu ntabwo bizava mu kirenge ngo byikubite imbere yawe. Nubwo Yesu kuruba babeje gusanga imigisha ngiraje ngiramano. No, nugukora, udakora ntakajye. Nudakora ngo ubishakishe ngo ubiricyuye, ntibishoboka. Imana yabibwiye Adamu, iramubwira ngo Adamu, gututubikana ko mu maso yawe niho hazaguhesha umutsima. Ibindi bakubwira, ibindi nukukubeshya. Nudakora ntacyo uzageraho. Nkeka ko Abashinwa badasenga nkuko mwebwe musenga. Bo aho kugira ngo bafate umwanya wo kwirwa mu nsengero, bafate umwanya wo gukora plutôt. Wowe ukirwa mu rusengero Umushinwa arimo gukora, yarangiza akakugurisha ibintu ukaza kwikonsoma. Aya matelefone n'amakompiyuta. Bishavuga ngo buretse Imana izadukiza bino bisambo cyo kuza, buretse ko leta ndimo kugenda irimo gukubitamo umukwabo, ariko ubundi kugira ngo kino kibazo gishire n'ubundi ntikizashira, bazatwiba no mu bundi buryo. Kugira ngo banyarwandakazi mwebwe mwese mudukurikira, ba diaspora, abantu muri mu bihugu bitandukanye byamaje kwica umuco, byamaje kuva muri Kristo,
abantu muri za Canada, abantu muri Amerika, muri mu bihugu bitandukanye, impamvu abantu bagiye bata Imana burya n'ukurengwa, n'umurengwe. Iyo umuntu amaje guhaga akamara kugera ku rwego runaka, amaje kubyimba, ajya atangira kumva ko ntacyo gikeneye ku Mana, agakora ibyaha. Kandi we ntabwo twamurenganya, kubera ko bugiye ahantu hari umurengwe, aho umuntu yari agahaga, n'ibyaha ni ibintu bijyana. Iyo umuntu yari afite amafaranga, ubu nsigaye ntangazwa n'abantu bava mu bihugu cy'u Rwanda, urugero agiye nko kurangurira hanze, akareba iminsi azamara, akavuga ati reka ndebe ukuntu mbigenza, kwihangana bikamunanira. Ariko ibyo byose biterwa n'umurengwe. Uramutse wibutse ko ari Imana yakugejeje aho ugiye, aho uri, n'ibyo urimo gukora Imana ikureba kandi yaguhana, wakabiretse. Rero hari benshi barimo kurira mu myotsi nka Bakame kubera ibyaha bagiye bagakorera iyo hanze. Imana yabireba ikavuga ngo no, reka uyu muntu mushyire hasi. Ugasanga ahombejwe n'ibyo. Hari n'ababikora ugasanga nta kibazo bimutwaye, arakomeje aracuruje, ariko ndagira ngo utangarize ko nta bugingo azabona. Birutwa no kuba wahomba ukazagarutswa imbere y'Imana no kwitakambira no kwihana, kuruta uko wakomeza ugakira ukamenguka ariko nta bugingo uzabona. Bene data, Banyarwanda, Banyarwandakazi, ikintu bita ubugingo ni ikintu gihenze kandi ni ikinege, ni ikintu gikomeye. Utabizi ntabwo yabasha kugihangayikira, ariko ndabizi ko umuntu wabashe gukizwa, wigeze gukizwaho, wenda niyo yasubira inyuma, azi ko ikintu cy'ubugingo ari ikintu gikomeye. Hanyuma y'ubu buzima, hanyuma y'uko turiho, ibi turimo, izi computer, aya mazu, amamodoka, ayo maranjoro birirwa bahanurira, izo ndege birirwa babwira kujyamo, n'ibyo bihugu mujyamo abantu barapfa, nina bagapfa. Kandi ntago ibyo tubona muri iyi si tuzabihambanwa. Iyo bakamenya yuko ibyo urimo kuruhira utazanabirya, ibyo ndimo kuruhira ntago nzabirya, nzabisiga, bizaribwa n'abatarabiruhiye. Icyaba cyiza rero nuko nakubaha Imana, nkakora ibyo gukiranuka, nkumvira Imana, nkagendera mu murongo mwiza. Kubabwira izi social media kugira ngo ugire platform nini abantu bakureba bagukunda, ba diaspora, birasaba ngo wigishe inyigisho z'akarimi karyohereye, kugira ngo bagire ibyo baguha, kugira ngo ubona buhanurira, yewe umukozi w'Imana turagukunda, turakwemera. Nuko udakora ku byaha by'abantu. Reba noneho abangaba batarimo gukora ku byaha by'abantu, reba ibyo barimo kubagiga, reba ukuntu barimo kwiyambika uruhu rw'intama bakabajya utwanya, reba ukuntu barimo kwiyambika uruhu rw'intama bakabajya utwanya, mukabyemera, nyuma mukarira mu myotsi nka Bakame. Barimo kubabwira ko nimuha amafaranga babasengera mugakira. Abandi ati Imana irimo kurira n'icyacumi n'amaturo agahinda kayisha. Imana iragiga igihe icyacumi amaturo. Twabwije abantu kuri tukavuga ati nyamuna, ninda zacu, ibyo turimo gukora ninda zacu, nta by'agakiza, ni business nkuko nawe wajya gucuruza amakara. Ibi bintu nta gakiza karimo. Abantu bamaje guta umurongo, ibintu byamaje kwivanga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika niko yavuze ati nimba ushaka kuba umunyapolitike bitandukanye n'ibintu byo kuza mu bintu by'Imana. Niba dushobora kumbwira kuki abantu bameshe kamwe, ko ayo mwatwaye ubu ntimwari mwahaga. Ibi bintu rero, aya matura arimo umuvumo. Abapasiteri barimo kurira, abashumba barimo kurira, amafaranga y'imfubyi, amafaranga y'abakecuru, amafaranga y'abapfakazi arimo kugenda abagaruka babereye nk'inyatsi. Nta kintu bageraho, birirwa barira, nta ugaragaza ko ari icyo yabonye, ari iterambere yagezeho. No, birirwa barira. Nayo babonye, iyo bayabonye bayashwaniramo, bakarwaniramo. Mbese ni nka bya bisambo bijya kwiba bihuje umugambi bikaniba, ariko kugabana bikaba ikibazo. Mwibuka rwa rugi George yarekuje, arukubita ibisambo byarimo kugabana, birirukanka abarayacakiye. Kubera iki? Ibisambo nubwo ari ibisambo ariko biba bifite ubwoba. Iyo kantu gakubise birirukanka, iyo kantu gakubise gereza irabatwara. Kuko ni ibisambo, n'abashinyaguzi bashinyaguriye abantu barimo gupfa bakabura ubugingo kubera inyigisho mbi mwagiye mubaha. Icyaba cyiza rero, namwe bisambo, namwe abapasiteri mudakurikiza umurimo w'Imana, mutagenda nkuko Imana iri. Nagira ngo babwiye ko gahunda yanjye ari ukugira ngo namwe muzabone ubugingo, ariko nuko mwihana mukareka izo ngeso mbi n'isura mbi mwahawe umurimo w'Imana. Ni gute mujye gusengera abantu, mugasengera abantu mukajya kubafata mu bitsina? Ariko abagore nabo ni abanyabibazo. Nigeze kubona aka video mu minsi ishize, mbona umugore
wiyanditse ku ibere yandikaho izina rya pasiteri we. Umugabo abibonye aramwirukana, aravuga ati ngiye ntago nabana nawe, sango uwo mupasiteri wagiye kwiyandikaho ku ibere. Yandikaho izina ry'uwo mupasiteri ku ibere rye. Umugabo aramuta. Uwo mugore agiye ajya kubwira pasiteri ati pasiteri ndagukunda dore nakwiyanditseho, ati byatumye n'umugabo wanjye anta kubera iri zina nanditseho. Ariko mbona igipasiteri kirasetse kirashinyitse n'umugore abantu bakoma amashyi, deje umupasiteri asenya urugo rw'umuntu. Abantu benshi, abamama benshi barimo kujya gusenga, ugasanga barutishije abagabo babo abapasiteri babayobora. Byari bikwiriye se? Pasiteri ko afite umugore azabarongora muri bangahe? Nese kumukunda bivuze kumwiyandikaho? Urumukunda ukamwiyandikaho ku buryo bigera urwego gusenya n'urugo rwawe ngo nuko ari pasiteri? Pasiteri si umuntu nkawe. Pasiteri hari icyakurusha imbere y'Imana, mwese muri bamwe. Iyo titire yawe cyangwa uwo mwanya yawe hari benshi babyiha kubera ububandi. Hari n'umuntu ashobora kuba akitoranyamo yego umushumba, ariko kugira ngo ube umushumba wemerwa n'Imana no gukora iby'Imana ishaka, ubereyeho kugira ngo usenye ingo z'abantu. Hari undi nabonye amena amaturo, ngo tuduturo mwazanye ngo gusenga utungutu ngo tuvuze iki, ngo twaguhesha umugisha. Umugisha uva ku Mana ubarirwa mu maturo, ubarirwa mu byo umuntu atanga. Nyamuna nimuhumuka amaso, mukizwe, mureke ibyaha, mureke ubwesikoro, mureke amanyanga, mukizwe, mugende mu nzira igana mu ijuru. Mureke ubwesikoro, mureke amatiku, mureke kuzajya mujya kubara iby'abandi, muroga, muterekera kandi mwitwa ko muri mu nsengero. Mureke izi nyigisho z'abapasiteri bababwira ngo Yesu yabirangije ku musaraba w'Igorogota. Yari birangije ku musaraba w'Igorogota he? Ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi Yohana azibugishamo imbaraga. Nimba ibabwira ntabwo mubyemera, ntabwo umuntu abikunda, ariko ni ngombwa mbabwiza ukuri. Kubera ko ntacyo ngiye ndimo kubasaba kugira ngo mumpe. Ngiye Yesu yampaye byose, ngiye ndimo kubyemera. Yesu yampaye buri kimwe cyose ngiye nshaka. Icyo ntafite ndakimusaba akakimpa. Ngiye nta kibazo mfite. Nta n'urwego kugira ngo wenda ngo ndimo kubigisha inyigisho zo kuborohereza, ngo mbabwire ngo inyigisho ngo ziryohereye ngo kugira ngo mugire icyo mumpa. Hoya, ahubwo mwumve ukuri ndimo kubaha. Ndimo kugira ngo mwese ntimucikanwe n'iri juru turimo kujyamo. Icyo duharanira twese ni ingoma ya Kristo. Muzamenye ubutamu, mumenye uburyohe, hanyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Hanyuma yuko tubayeho tugenda mu mamodoka, hanyuma ko tubayeho turi abakene, turi imfubyi, hanyuma yuko tubayeho tubabaye, twarakorewe amadivorce, abagabo bacu baratwanze cyangwa abagore bacu baratwanze, hanyuma y'ubuzima bushaririye mu isi nta mahoro ahari. Hanyuma y'ubuzima hari ubundi buzima tugomba guharanira kandi tugakenera imbaraga. Ntabwo ijuru tuzaribonera gutyo ni importe koma, haravuga ngo ijuru ngo n'ubuntu. Ntabwo ijuru ari ubuntu. Ijuru ni ugukora. Ijuru ni ugurwana no gukiranuka no kudakora ibyaha. Niyo turwanya shitani azaduhunga, ariko niyo tumubererekera azadukata amatwi. Turwane n'ibyaha, turwane n'ibyaha. Ndimo kubabwira nibwira, nintakizwa neza nzarimbuka, ariko namwe nimudakizwa neza muzarimbuka. Tugomba gukizwa kandi tukabwizanya ukuri. Bandugu bapenzi bapendwa, ndagira ngo mbabwize ukuri yuko iri juru ntago ari iry'inkozi z'ibibi. Iri juru si iry'ibisambo, iri juru si iry'abasambanyi, iri juru si iry'abajura, iri juru si iry'abakora ibibi, iri juru si iry'abirirwa baheheta basambana, iri juru si iry'abapasiteri birirwa basengera abagore bakaba mu bitsina, abagabo bakaba abagore mu bitsina, abapasiteri b'abahanuzi bigize kabutindi birirwa bese kukaba. Iri juru ntago ari iryabo, ntago ijuru ari iry'inkozi z'ibibi. Icyo Yesu agusha akaho ni ukukubwira ngo wowe pasiteri wibandi uhereye noneho ucyumva ino message ihane. Bwira abakristo babutinira n'abayisikurutse n'ababeshya, ariko noneho tugiye kugera mu nzira nzima. Bapasiteri mwigisha abakristo banyu gukora iby'imigisha mwagiye mubabeshya ngo no kwa Yesu ukuntu binagana nta bihari mwarababeshya. Kugira ngo umuntu agire ubukire, agire ku rwego ageraho ni ugukora. Nta nziza ava mu kirere ngo yikubite imbere y'umuntu, biramubwira abantu ngo bizere bafate ku bipangu by'abantu, ngo batekereze inzu bazabamo, ngo ayikurure mu kwizera. We wayikurure mu kwizera, wazajya ukurura amaturo mu kwizera. Ibyo bya 10 mwazajya mubikura mu kwizera. Niba ubwira umuntu ngo nakurura inzu azabamo mu kwizera, ngo abyizerere, wowe wafashe amaturo bagomba kugutura, icyo cya 10 wirigurira ngo baguhe, nawe gikurure mu kwizera, nawe gikurure mu kwizera. Ganyaganya. Nimba umukristo mubwira ngo nakurura ibintu mu kwizera, nawe amaturo n'ibyo bya 10 nayo mashimwe nayo mahene mwirirwa muvuga ngo babahe nizo nkoko n'ibyo za Range Rover n'izo modoka, nawe zikurure mu kwizera. Mwese mukurure mu kwizera. Kigaragaza ko mubabeshya rero. Muravugira ngo mwebwe ibyo abakristo bashaka babikurure mu kwizera, mwebwe mwarangiza mukababwira ngo babagurire imodoka mutunze mwa pasiteri. Mwe ntabwo mwaziguriwe n'abakristo, mubabeshye mubabwiye ngo ibyabo babikurure mu kwizera, mwebwe bakabagurira amamodoka. Kuki izo modoka mwebwe utazikurure mu kwizera? Mwagabanyije amanyanga, mwagabanyije ubwesikoro. Yego ribu yabigiyemo na leta irimo kubizamo, ariko ndabizi ko ubunyanga mufite na tekinike
z'ubusambo mufite ntago babafata. Hari benshi n'ubundi bari busigare, hari benshi n'ubundi bakomeza bayobya intama, bayobya abantu benshi batandukanye. Ariko nubwo mwakwepa ribu mugakwepa leta kubera amanyanga yanyu, Imana yo ntago muzayikwepa. Ibi kintu cyakagombye guca impaka. Iyo bibeshoboka ko leta yashiraho ikavuga ngo nibuze abasenga mwitwa ko musenga, mukaba muvuga ko Imana ishoboye byose, kandi Imana, kandi ngenda bizi ko Imana yihagije, idatira, idatizwa, kandi idatizwa n'amaboko. Bakavuga ati amafaranga yose aya mwirwa mu rusengero, kuko usanga muri no minsi amatangazo yose musige mutinda ku matangazo y'amafaranga, aho bigeze ku rwego amatangazo atangwa mbere y'ijambo. Ariko mugeze habi, amatangazo agatangwa mbere no kumva ijambo ry'Imana, kandi ayo matangazo focus aho ruzingi na amafaranga. Ntago mushobora gusohoka mu materaniro yanyu mutavuze amatangazo y'amafaranga. Abakristo mwarabanyunyuje ku rwego rw'indega kamere, mwarabababaje, mwabatwaye utwabo, ndetse muragenda murabakubitira mu ivi na za mfubyi bakagombye gufasha, nazo murazinyunyuza. Babakene muri mwebwe mu nsengero zanyu hari abadafite mituweli, hari abarwara bakabura kivurwa, kandi mwitwa ngo murasenga ari byo mushinzwe mwakwiriye gukora. Mwarabanyujije ku rwego rw'indega kamere ku buryo n'Imana ireba nayo agahinda kakayica, ikababara ibabajwe n'ibintu mukorera abakristo. Kuko inyikirizo n'amafaranga, imvugo n'amafaranga, insuzanyo n'amafaranga. Umukristo udatuye amafaranga menshi cyangwa azana icyacu cyinshi, iwanya afatwa nk'umupagani, ntimumwemera, mubona yuko yaguye. Insengero buri munsi muhora mwitwa ngo murimo kuvugura insengero, ibintu byakagombye gutwara na miliyoni imwe mukavuga ngo ni miliyoni enye. Aho ushobora gusanga abantu bavuga ngo sound proof, ubuntu butafite n'icyo buvuze, buto veru metero itagura ibihumbi 4, kamatera kagura ubusa, utuntu tutubaho, ugasanga abantu batangaje ngo ni miliyoni 6, kandi bikozwe na miliyoni imwe cyangwa miliyoni imwe n'igice. Andi mukayashyira mu bifu byanyu, muzakomeza kurya amafaranga, muzagiza ryari? Muzakomeza kubeshya abantu kugeza ryari? Mwababwije ukuri kuvuga ati ayo twabariye ni menshi, base reka tuborohereze. Noneho mwarangiza mugahindura inyigisho mwe kwigisha nonaha, mukabigisha inyigisho nzima zibajyana mu bugingo, mukabigisha ibintu bizima, mukabihanisha ibyaha. Yesu araje, Yesu arimo gukomanga, yasize avuze ko azaza nk'umujura. Anytime mwajya kumva mukumva araje. Aba bantu mwahabije bitwa ko abakristo baza gusenga mu nsengero zanyu, mwabagize ingwate, mwirirwa mubakorera icyo bita escroquage, mubakorera escroquage, ubwambuzi bushukana, mwirirwa mushukana mu rusengero, mu nsengero. Nibuza bakontoreye ibintu mukora mu rusengero, mutera abantu ubwoba, ngo utagize ngo atishenganishije, ngo ibintu bikomeye biri imbere ye, natanga ituro ryo kwishenganisha ngarapfa. Abantu mwagiye mubatera ubwoba. Nyamuna mwabwije abantu kuri, mukababwira ko ibyaha byabo niba bikomeza bizabarimbuza. Tuzagereza ryari? Bene data, reka Imana ikomeze bane namwe, reka dukomeze dukora ibyo Imana ishaka, reka tureke amanyanga aho twari tugejeje turimo gukora ibibi, reka tubikureho, niturangiza ntituzongeye gukora icyaha ukundi. Reka dukora ibyo Imana ishaka, murebe ko tutabona umugisha, murebe ko igihugu kitabona amahoro, murebe ko igihugu kitabona umugisha, murebe ko tudahinga ngo tweze, dukomeza gukora ibyo Imana ishaka. Abari muri diaspora, abari mu gihugu, abumva ikinyarwanda, abari mu bihugu bitandukanye, amahoro y'Imana n'abane namwe, kandi ijambo rigwire mu mitima yanyu, bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.